Meze bitariko ese kutabitsuma amakuru buriya ntabwo ndi muri mode please nshaka izindi mpamvu zituma mbere kudada nawe wanjye si umunyamafoto uzana indavyo mu rugo rw'abandi bavase ko bagazanga ni bikika neza nerewe sinikaye muri ka cafe d'amour buri munsi nikurumbira buri munsi umbwira ko ntari mu buryo iyo nzanye mu by'urukundo umwigizayo ntabwo ushaka kunyuma sinakunda ko mukunda bana kera bagiraga inda bro wowe ubure cy'igitabo wikoreye none wari kubimbwira bigakunda ko ntabwo nari kubyanga ushize n'abyanze nyina ujya kubwira se ubwira ha zagenze bite gusa nyine ariko mbaye naramufite murabizi murafata ntabwereka Frank ndamukumbuye nkumbeye ko tuzongera gukina biye kuri danje none se nabikoraga njyenyine kuri kuvuga njyenyine wowe nabaga nsa neza witonde uratangiye reba iki gicuma rega ko tugomba kurya karyo muri wakoze kugarura Mike nawe yari amaze iminsi ataza kudusura Vanessa na Dani barakunda niso Dana satagenda atameza ate n'umusore wasuye iboga arabona ku buryo yantwara umwana haheza nyine nkaceceka cyane umeze ute Soshima always my god ninjire mu buzima bwawe nitumara neza utaraje mu buryo uzangaye thank you ahubwo cisha make urumva umbwire ukuntu byaraye ibigenzi